Muraho ndagusuje we tubana muri group. Ese waba ujya ukora online business? Waba warigeze kuzikoraho se cyangwa wenda ushaka kuzikora? Muri minsi usanga abantu bazi ko hafi online business zose ari scam, ndetse yewe bafite n'ishingiro kuko nyine namwe mugenda mubibona niko bimeze. Bamwe yewe bagahita banabivamo bakabireka, ariko gusa ndagira nkubwire ngo wamenye ibanga ikintu kigezweho muri iki kinyejana ni cryptocurrency. Umuntu utariga cryptocurrency, utaramenya imikorere yawe ngo utangire kuyikoresha ugikora za business zisaba gutumira gusa ngo nuko ari izo kuri mobile money no kuri cryptocurrency, wayavanaho mu gikoresha Binance ukashyira kuri mobile money yawe mu kanya nk'ako guhumbya biroroshye. Uyu mwanya rero mufashe ngira ngo nkubwire ko ngo hari business ya cryptocurrency, gusa ntabwo ari nka zindi zose zisanzwe. Oya, yo iratandukanye cyane. Abazi wenda ibintu by'ama trading bashobora kuba babyumva, gusa ibintu nka technical analysis ko umuntu yakikora analyze amenye ngo iyi coin iraza kuzamuka nyigure, usanga bigoranye cyane. Ubu rero hari exchange nyine ni platform yo guhererekanyaho ama cryptocurrency agiye anyuranye. Burumvikana ikora nka Binance, Coinbase n'izindi nyine zikora nkazo. Ariko y'umwihariko ifite itanga signal. Murabizi ukoresha Binance ni wikorera technical analysis hanyuma ukihitiramo coin uza kugura n'igihe uyigurira. Ariko hano ho abantu baba expert bo bayikoresha nyine bakora analyze, noneho bakaguhereza signal. Signal no kuvuga bakwereka coin iza kuzamuka, noneho ukaba wayigura ukunguka. Rero uburyo bikora, uriyandikisha hanyuma muri kanishika gukora KYC kuko iri seriye cyane, ifite gahunda. Hanyuma warangizwa gukora deposit y'amacyana amadolari 50 niyo utangiza trading. Hanyuma ushobora kubaza uti ayo ni igishoro? Oya, navuga ko atari igishoro cyane, kuko nyine igishoro akenshi muri business za online iyo ari igishoro uyashyiramo ariko ntubemerewe kuba wayavanamo. Ariko abantu bamenyere trading, amafaranga washoye kuri trading yose iyo ushaka kwita uyavana, bivuze ngo 50 igihe icyo ari cyo cyose umunsi wa tradingisha wasoza uwo mwanya ugahita uyavanaho gutyo. Nta kuvuga ngo nayo washoyemo mpaka uzajya ufata inyungu gusa. Oya, nicyo kintu itandukanye n'izindi business zose za online. Ari nayo mpamvu nyine abantu benshi cyane babuzi cryptocurrency, babuzi gukora technical analysis n'ibindi. Uburyo rero inyungu za buri munsi nibura kuri iyo signal, ndetse n'indi batangwe nka signal ebyiri, nibura ushobora kubona inyungu iri hagati ya 3% ndetse n'8% n'igihe bishobora kuzamuka gutyo. Birumvikana ko niba washoye amadolari 50 buri munsi nibura wazajya ukorera hejuru y'amadolari 2-3 kuzamuka. Birumvikana, ariko ifite n'ubundi buryo, andi mahirwe menshi yo gukoreramo amafaranga nyine yo kwinjiza, ibyitwa passive income. Urumva washoye 100 nibura ushobora kuzajya ukorera amadolari 5 kuzamuka. Niba washoye amadolari 200 nawe urabyumva. Urumva niba ugiye gukoresha amadolari 1000 ko nyine bari signal cyangwa se sinyari zemewe, zizewe kandi zigaragara, kandi nyine zikaba zinakurumva. Niba washoye amadolari 1000 wazajya wunguka cyase ukorera amadolari ari hejuru ya 20 buri munsi. Nyamuneka ibi bintu ni iby'abazi cryptocurrency, gusa nawe utayizi nyine ko ntabwo bizagusaba technical analysis, no kugusobanurira utuntu duke cyane. Nawe ushaka kumenya uburyo iyi business ikora, nyine abantu bari seriye gusa, babandi bashaka business z'ubuntu cyangwa se izo gushoramo 5. Oya, nshaka abantu bari seriye, unyandikire inbox cyangwa se umamagare kuri iyi nimero usobanurire iby'iyo business. Murakoze ku mwanya wanyu, mufashe mwumva ubutumwa. My name is Mugisha Evelyn. I'm Burundian. I would like to apologize in case my English is not good because